ushobora kuba umuzi nka Kiramani, Niyori cyangwa se Daddy, ariko amazina ye yose yitwa Niyonshuti Yannick. Uyu ni umukinnyi wa filime na comedy, akaba umwanditsi wazo, director ndetse na producer byose icyarimwe. Si ibyo gusa kandi, kuko Yannick waje kwamamara nka Kiramani, yaje gukura araguka ndetse yagura n'ibikorwa bye, kugeza ubwo uyu munsi afite ikigo cye bwite gitunganya filime kikazigurisha kuri abantu baba bafite amacano ariko badafite content bacishaho. Cyangwa se nanone wa muntu ufite story we ashaka kuzakinamo filime, uwo nawe araza akamuganiriza ya story ye, bakayandika, bakayidevelopa, ubundi bakayimukinira. Ariko kandi na wa muntu ufite filime ashaka gukora ariko adafite abakinnyi, Kiramani afite abakinnyi be ku giti cye, waramubwira akareba mu bakinnyi afite narore bashobora gukina, ubundi akamuha abakinnyi akagenda agakora nawe akamwishyura. Nubwo ku maso no mu myaka agaragara nk'umuntu ukiri muto, ariko nyamara ni umugabo wubatse, akaba umupapa ufite umugore n'abana. Urugendo rwe muri sinema narwo ruratangaje ndetse rwuzuyemo amasomo menshi. Ushobora kubona Kiramani ukibaza uti ubundi ni muntu ki, ni gute yisanze muri sinema nyarwanda? Byose ugiye kubyumvira muri iki cyegeranyo naguteguriye. Mbere yuko nkomeza ariko nizere ko wamaze gukanda like kuri iyi video. Niba kandi ari ubwa mbere ugeza kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Nge nitwa Anike, nguhaye ikaze. Bijya gutangira byose Kiramani avuga ko byatangiriye mu rugo. Umunyarwanda we yarabyitegereje niko kugira ati buryo uko byamera kose mwene Samusura avukana isonzo. Uko niko byagenze, kuko impano yo gukina filime ntago yizanye gutyo gusa, ahubwo buriya ngo Kiramani ayikomora kuri se, ko ngo nawe nibyo yakoraga. Gusa kuba papa we yarabikoraga, ibyo ntibyari bihagije ngo tumumenye, kuko byasabye ko aca mu maboko ya Nyakso kugira ngo nawe tumumenye. Ushobora kwibaza uti byagenze gute? Ubundi mbere yo kwinjira muri sinema, Kiramani yari umudiske bana. Ni babandi baba bicaye ku muhanda no ku mabaraza bacuruza amafilime n'indirimbo ku maflash, abenshi mukunda kubita aba DJ. Icyo gihe rero ngo ajya guhura na Nyakso, ngo yari amaze iminsi haraye comedies, ngo yirirwa zikina buri kanya, maze rimwe Nyakso acaho Kiramani yakoreraga. Aciyeho rero umwana wari hafi yaramubwiye ati dore ba Nyakso baciyeho, dore bagiye gukina. Ako kanya Kiramani yahise afunga ibyuma bye, arahaguruka arabakurikira. Ngo yaragiye yicara mu byatsi agiye kureba uko bya bintu ahora areba babikina. Ngo mu gihe yari yicaye aho rero haje kuba igisa n'igitangaza. Hari akarore kabonetse maze kabura umuntu ugakina. Abantu bose bari bakinnye, ariko ako karore habura umuntu uri bugakine. Nibwo rero bamusabye ko yagakina, nawe atazuyaje arabyemera aragakina. Akigakina rero ngo agakora neza cyane. Maze iyo komedi isohotse ngo abantu benshi bari baziranye baramuhamagara bamubwira bati tukubonye muri Nyakso. Hano yahise hakura igitekerezo gikomeye cyari kigiye kumuhindurira ubuzima. Yaribajije ati niba ntakina akantu gato gutya abantu bakagakunda, byamera bite noneho ninjiye muri timu ya Nyakso tukajya dukinana mu buryo buhoraho? Yahise yegera manager Amzos amugezaho icyifuzo cye, nawe kuko yari yabonye ubuhanga bwe aramwemerera. Rimwe rero Nyakso aza kumuha role yo gukina ari umusirikare, maze nawe ntiyabatenguha ikina neza cyane. Maze kuva ubwo ahita ashyirwa mu bakinnyi ba hafi b'imena bazajya bagaragara buri gihe muri Nyakso comedy. Nguko uko Kiramani yinjiye muri sinema, nyamara byose abikesha Nyakso. Uyu Nyakso kandi yanazamuye abandi banyarwenya ndetse n'abakinnyi ba filime benshi bakomeye muri sinema nyarwanda, barimo Mitsutsu, Aisha n'abandi benshi. Abo bose rero yababereye umusamariya mwiza nk'uko nawe akunda kwiyita. Icyo gihe ariko Niyonshuti Yannick yari ataraba Kiramani, yari akiri Yannick. Wakibaza uti iri zina Kiramani ryavuye he? Ninde wari mwise? Ariko handa gusubiza neza, iri zina Kiramani ni ubwo yaryiyise. Avuga ko umunsi umwe yari agiye gukina role y'umwicanyi, maze baramubaza bati ese urakina witwa nde? Icyo gihe yari amaze iminsi areba filime yitwa Prison, asanga n'ubundi Kiramani bisobanuye umwicanyi, yumva bihuye na role bagiye kumuha, niko kubabwira ati munyite Kiramani. Kuva ubwo yatangiye kwitwa Kiramani kugeza uyu munsi. Gusa ariko nyuma yaho yaje gutekereza, yumva Kiramani ni umwicanyi, yumva ntibivugitse neza bijyanye n'icyo gisobanuro.
ariko nanone akumva ntiyarereka. Nibwo yaje kwigira inama yo guhinduraho gato, agakuraho inyuguti ebyiri kuri ra, akuraho er, ashyiraho inyajwi ya a. Aho kwandika killer y'umwicanyi, ahubwo yandika killer. Gusa n'ubundi mu mvugo biguma ari Killerman. Asacinze iyo Killerman irimo a, asanga bisobanura umuntu ukora cyane. Yumva binahuje n'ubundi nuko muri we asanzwe ari umukozi ukunda gukora cyane. Ahita avuga ati izina niri. Kuva ubwo kugeza uyu munsi tuzi izina Killerman, izina riremereye cyane muri sinema nyarwanda. Killerman yavukiye i Nyamirambo mu Biryogo. Mu yandi magambo ubwo ni umuryogo, ndetse n'ababyeyi be niho bavuka. Impamvu uyu musore yashatse akiri muto, kimwe n'urundi rubyiruko rwose, yaje gukubagana agira uko yigenza aryamana n'umukobwa, ariko ntibyamuhiriye kuko yisanze yamuteye inda. Yari afite imyaka 22 yonyine. Icyo gihe rero byabaye ibibazo bikomeye cyane. Waba umukobwa birakomera, bamutegeka gusanga umusore wamuteye inda akabavira mu rugo. Mu yandi magambo, Killerman wari ufite imyaka 22 yari agiye gushaka umugore, ariko mu by'ukuri icyo gihe yari umukene wo kubabarirwa. Umusore wari ugeze icyo gihe ataratungaho n'ibihumbi 101, aba mu nzu y'ibihumbi 30, ariko nabwo abana n'abandi basore 4. Yumvaga nta buryo bubaho azatunga umugore akubaka urugo ngo bishoboke. Icyo gihe rero byaramucanza buri icyo akora. Aribaza ati ese nihakana inda? Nanone yumva sibyo. Arongera ati ese mubwiye ko nzamufashiriza iwabo tutabana? Ibyo nabyo ntibyari gushoboka kuko iwabo bari bamumereye nabi cyane. Yagishije inama inshuti ze, azibwira ko agiye kuzana umugore zimwamaganira kure, zimubwira ko ibyo bintu atazabibasha. Bati ugiye gusara rwose, uraba utitonze wowe ubwawe, nurangiza ujye kugerekaho umugore n'umwana. Bamugira inama yo gukuramo inda kuko atabashaga kurera umwana. Nyuma yo kumva inama zose rero, kuyikuramo yarabyanze, ahubwo afata umwanzuro wo kuzana umugore we maze bakabana. Yahise abwira uwo mukobwa ati wowe nta kibazo, inda ndayemera, reka manze nshakisha ubuzima ubundi mpite nza nkukura iwanyu. Killerman imishusho y'umugabo nyawe wari wemeye gufata inshingano, yahise atangira kwihiringa. Ahita abona akazi ko gukora air conditioners muri imwe mu nyubako zikomeye hano mu mujyi wa Kigali. Atangira gukora. Ku rundi ruhande, wa mukobwa nawe yaragerageje gukomeza guhisha inda, ariko kera kabaye iwabo waje kubimenya ko atwite. Bahita bamwirukana mu rugo ngo nasanga uwayimuteye. Killerman rero mu gihe yari hejuru muri parafo ari gukora, telefone ye yarasonnye. Aritaba yumva n'umugore we. Mu marira menshi ati mu rugo baranyirukanye ngo ngusange. Akibyumva yahise ata umutwe. Ubwo na telefone iramucika igwa hasi. Ashatse kuyikurikira ngo ayifate, amanukana nayo, ahanuka muri parafo no hasi ngo po. Ubwo baraho baje gutabara ngo barebe ko adapfuye, ariko kubw'amahirwe ntacyo yabaye. Yahise ataha. Ubwo umugore baraje batangira kubana. Nkwibutse ko Geto yaragiye kubanamo n'umugore we, yari asanzwe yibanamo n'abandi bahungu 3. Ubwo umugore yaragiye kuba mu basore 4. Agihembwa yihutiye guhita afata umugore we barimuka bavaho bajya mu nzu ya chambrette y'ibihumbi 25. Icyo gihe umugabo yahembwaga ibihumbi 80. Mu ishusho y'urukundo rwa nyarwo bari batangiye page nshya y'ubuzima, ariko mu by'ukuri babanye mu buryo bubagwiririye. Icyo gihe rero barahanyanyaje ariko ubuzima buranga. Nyiribyondo bamugiramo amezi 2. Hagati aho ubwo madamu nawe niko yari akuriwe. Kwa muganga bari baramubwiye ko azabyara mu kwa 7, ariko aza gutungurwa byara mu kwezi kwa 5. Mu by'ukuri ni ukubyara kwaje mu bihe bibi cyane by'ubukene, kuko ubwo Killerman nk'umuntu wari wizeye ko umugore wazabyara mu kwa 7 kandi yikeneye, yari yateganyije ko imyenda y'umwana ndetse n'ibindi bikoresho umubyeyi wabyakenera azabigura mu kwa 6 habura ukwezi kumwe ngo abyare. Ariko kucyo nakwita amahirwe make yabyaye mu kwa 5. Byumvikane ko umugore we yabyaye nta kintu na kimwe baguze. Yahise ajya kwa muganga afite inoti y'ibihumbi 2500. Abura icyo akora biramucanga. Yahise afata telefone yari afite arayigurisha, bamuhamo ibihumbi 20. Ahita agenda aguramo ibigoma n'ibindi bikoresho bike. Acyura madamu we, amuzana mu rugo, ubuzima burakomeza. Bakomeje guhanyanyaza, ndetse ubuzima bugera naho busa n'ubukunzi. Killerman ajya mu kibina aranakiyobora, atangira kubona amafaranga menshi. Atangira noneho kugura ibikoresho byo mu nzu, baba ahantu heza. Nyine ubuzima butangira gusa n'uburyoha. Gusa uwo munezero ntiwari ugiye kuramba, kuko muri ibyo bihe nibwo hadutse ibiryabarezi. Maze Killerman aragenda yokamwa no kubikina, maze abimbata yabyo
udufaranga twose abonye akajya tujyana mu kiryabarezi, kugeza n'ubwo amafaranga yose y'ikibina yabaga abitse yose yashoyemo kugeza ashize. Icyo gihe rero yisanze mu myenda ikomeye, yisanga nyirinzu amurimo amezi 4 ndetse na cya kibina yabagamo akigezemo 800. Abonye ko byanze rero yabwiye madamu ko ibintu byakomeye, ahita amwohereza i Bugande ajya kubana na nyina w'uyu Kiramani nyine, kuko yari amaze iminsi yimukiyeyo. Icyo gihe rero ngo yasiga ahanganye n'ubuzima buramucanga, hahandi no kwigurira urukweto byari ihurizo rikomeye cyane, kandi ubwo yagombaga no kujya yohereza madamu udufaranga duke two kumutungira i Bugande. Yahise afata umwanzuro wo gusubira iwabo mu rugo, ajya gutangira ubuzima bundi bushya. Aribwo yasubiraga kuba umudisque bana, ari naho yaje kwinjira muri Nyakiso Comedy atangira gukina. Gusa ariko ngo gukina muri Nyakiso Comedy nabyo ntibyari igisubizo kirambye, kuko bakiniraga ubuntu. Yakubise umwaka wose adahembwa. Kiramani yarabirebye aravuga ati, ubundi ibintu niba byanze ntari kubona amafaranga, wagerageza nkakora ibyanjye nkareba ko byarya. Icyo gihe yahise atangira gukora, ariko nabwo bibanza kugorana nkuko n'ahandi hose mu ntangiro bigenda. Ubwo na duke abonye akatwereza madamu i Bugande. Ubwo madamu nawe yari amaze kurambirwa ku Bugande atabona umugabo we, yahise amushyiriraho Nyirantarengwa, aramubwira ati, nibigera mu kwa 5 utaranyura nzahita amenya ko utakiri umugabo wanjye. Niyo nshuti Yannick yakoreye kuri iyo pressure, ariko kubw'amahirwe ahita yandika filime yitwa Majoro, ihita ikundwa cyane, itangira gukubita 500 bya views kuri YouTube. Kuri channel yacagaho iyo filime bagombaga kumuha 40% y'ibyinjiye. Icyo gihe bahise bamuha miliyoni, agafaranga gatangira kuboneka. Nk'ibyo bidahagije umugani wa mwana Fonzi, yahise yandika indi filime yita Kiramani, nayo irakundwa cyane, iranamamara cyane, kuko ni nayo yatumye tumumenya kuri iryo zina. Kuri YouTube yararebwe cyane, kugeza ubwo itangiye gukubita views 6,000,000. Kuri we ngo niyumvaga uburyo yakora filime 2 zikurikiranye zose zigakundwa gutyo. Yabifashe nk'ari Imana yumvise amasengesho ye kugira ngo umugore we agaruke. Amafaranga yahise yabona, ndetse mbere yo kuko 5 kugera yahise agarura umugore we mu Rwanda, kuko mu kwa 4 yahise amuzana. Barakomeje barabana, ubuzima buba bwiza, akomeza kubona n'ibindi biraka byo kwandikira abantu filime bakamwishyura. Nyuma yaho ni nabwo yaje kugira ikindi gitekerezo cyo gukora content akubita abastar inkoni, nayo iratwika cyane, iramamara ku mbuga nkoranyambaga, bituma izina Kiramani rikomeza gufata ikibanza mu mitima y'Abanyarwanda. Kuva ubwo rero yahise afatiraho, arakora cyane ariko bishoboka, kugeza abaye umustar, arakundwa ndetse aranakomera. Yahise ashinga kompanyi ikora ibijyanye na filime, haba kuzandika, kuzitunganya, kuzikina n'ibindi nk'ibyo. Ndetse wari umwana wazamuwe na Nyakiso, kuri ubu yarakuze ndetse n'abazamura abandi benshi, barimo Nsabi, Nyambo n'abandi benshi bakorana umunsi ku munsi nka Mitsutsu, Aisha, Soroba n'abandi. Ubu mvuze ko Kiramani ari igifi kinini muri sinema nyarwanda, ndizera ko ntawanera amabuye, kuko sinabambeshye na gato. Afite izindi filime na komedi nyinshi agaragaramo, zirimo nka My Heart, Big Mind Comedy, The Message, Kwiyenza nubwo yayihagaritse, iyitwa Ibanga kinana na Nyambo yitwa Niyori, n'izindi nyinshi yagiye agaragaramo. Nubwo mu minsi ishize ku mbuga nkoranyambaga hacicikanaga amakuru yuko yaba yarakennye ndetse ngo abayeho nabi, ngo yabuze amafaranga yo guhemba abakinnyi be, ubu we n'umugore babayeho neza mu buzima buryoshye butakirimo ubukene n'imihangayiko, mbese n'umuryango wishimye kandi ukundanye cyane. Inshuro nyinshi uzabona ku mbuga nkoranyambaga bakina udukino nk'utw'abana bato, bishimanye ndetse bishimiye ubuzima nk'abantu bavuye kure. Barahiriwe ndetse Imana yabongereye undi mugisha, kuko ubu bafite abana 2. Ngayo nguko rero, ngibyo ibya Kiramani, Niyori, Daddy cyangwa se Yannick, izina riremereye kandi rikomeye, wakoze cyane akabiri ibyo yabivanze n'amaraso kugira ngo afatishe uruganda rwa sinema. Ni nansoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Wakoze cyane kubana natwe, Imana ikurinde.